byose bamuhamagara ikanzu yindi yambaye ni yava muri gereza ajya gusobanura inzozi. Iriya kanzu bayita ngikanzu, ndetse ni ibintu bisa n'ibisubizo ariko utarizera neza. Abisirayeli baravuga ati tukiveyo twasaga n'abarota. Yagiye avuga ati ahari n'ukugerayo nkagarukamo. Hoya nibitangira bizaba bitangiye, nta gusubira inyuma kuzaba guhari. Tuvuga ngo Imana iceceka igishakisha abahamya b'ibyawe. Ntago banyumvishe. Imana iceceka igishakisha abahamya b'ibyawe, abantu bazajya bahamya ko wabanye n'Imana. Tuvuga amena cyane. Ati nubwo nimumureke yabanye n'Imana. Rwobo ikanzu y'amasezerano bayimukuyemo bene se, bayitwaye yambaye ikanzu, bamuguze abamujyanye yambaye ikanzu y'ubucakara. Ushobora kuhabwa amasezerano akomeye ariko ugaca mu bisa n'ubucakara. Imana iri silence iri kwigisha umuntu w'imbere. Bamwambika y'ubucakara, iyo ni ya kabiri, ngo bamujyana ku isoko, bamukuramo y'ubucakara yambara y'ubuje. Ugukodesha kikwihanganira kiba kikiri ibyuye, ariko amaraso ni ikigeragezo kitagihishika. Igiceceka bikaba ibyuya bikanazamo n'iki? Amaraso. Kubw'intego ifite. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Iduhaye kuboneka mu materaniro. Nitwa Jean Pierre Sinzabakwira, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Itorero ni Ruyenzi. Amen. Hanyuma tumaze kumva ijambo ryiza, namwe ryabaryoheye. Vraiment ubundi hari igihe ibintu bisa n'ijambo ariko atari ijambo, ariko hari n'igihe ijambo aba ari ijambo. Twumvisha ijambo. Amen. Rimwe na rimwe ibisa n'ijambo bikunze gukora ku marangamutima y'abantu, ariko ikimenyetso cyerekana ko ari ijambo rikora ku mutima. Ijambo rikora ku mutima, igisa n'ijambo kigakora ku marangamutima. Hari igihe rero kenshi dukorwa ku marangamutima, tugasoka celebratinga, we have received it, twakiriye ibintu bidasanzwe. Meno ibitunga umuntu ntago byageza aho byakagombye kugera. Yesu ashimwe cyane. Ariko twumvisha ijambo, imbaraga z'urupfu n'umuzuko bya Kristo. Haleluya. Twumvisha ibitangaza birindwi byakozwe, hanyuma nahoze nsenga ngo mwami nanjye ukora igitangaza mu buzima bwanjye. Nubwo kitakandikwa ariko nzakivuga nge n'umuryango wanjye, tuvuga ati natwe umuzuko n'urupfu rwe byagize icyo bikora mu ruhande rwacu. Amen. Hanyuma nishimye cyane, turashimira mwarimu watekereje ko twaganira namwe. Si ubwa mbere nje hano, si n'ubwa kabiri, ni kenshi gashoboka. Hanyuma nkunda ukuntu mwumvamo. Uje uri nk'ubwa mbere wagira ngo ntibagize icyo babona. Sesa nacyo ni cyiza. Ubundi kiranga ahantu hari abanyabwenge habamo n'umutuzo. Yego. N'imodoka zo mu banyabwenge zihindukwazo, muturanye nazo murabizi, nta rusaku. Hanyuma tuganirira ijambo turisengeremo nanone, rifite intego ivuga ngo iyo Imana icecetse. Iyo igize ite? Icecetse. Si kuvuga ko Imana nimba ari normal, no guceceka kwayo ni normal. Icyo tucyumve kimwe. Amen. Niba kuvuga ko Imana ari normal, seke no guceceka kwayo ari normal. Rwose niba ishobora kuvuga no guceceka yaceceka. Iyo ivuze
ibishaka iki, iyo icecetse ibishaka iki. Amen. Amen. Iyo Imana ivuga mwana wanjye nkoze ibi, iba yubaka umuntu w'inyuma. Iyo icecetse ibikora umuntu w'imbere. Tuvuge ngo amen cyane. Iyo Imana ivuze papa, brother, ibikora umuntu w'inyuma. Niyo mpamvu akenshi ivuga ibyo umuntu w'inyuma akenera umunsi ku munsi. Ariko yicecetse, silence y'Imana ibikora umuntu wahehe w'imbere, kugira ngo ikore umuntu w'imbere agere kuri standard y'ibyo yabwiye umuntu w'inyuma. Tuvuge ngo amen cyane. Brother, nukuvuga ngo yivuze ngo mwana wanjye nzakugira umuntu ukomeye, itaki kwinjiza mu ruganda rwo kugucecekana kugira umuntu w'imbere akomere agere ku rwego umuntu w'inyuma nasingira icyo alebone cyclene yabwiwe azasanga umuntu w'imbere akomeye, avuga ngo naho nakomera naho nakoroha. Tuvuge ngo amen cyane. Nzikara umwami wabikoze. Ntago Imana ishobora gukora uw'inyuma gusa, ikora n'uw'imbere. Uw'imbere imikora icecetse rero, igukora muri silence. Amen. Uw'inyuma, ngwino hano brother, hegera hino hagati yasimbuka vuba for time. Nawe munyarutse muze hano imbere aho tureba. Vous voyez ces deux messieurs. Hagarara hano. Imana iravuga ngo mwana wanjye nduwiteka ndirahiye nguhaye ibyo kurya no kwambara. Imana yarangiza igaprasa ibyo ivuze ahantu, kuva aho ibwiriye umuntu w'inyuma kazambara akarya kugera hazabibonera, ikaba iri gukora umuntu w'imbere. Tuvuge ngo amen cyane. Ikaba iri gukora umuntu wahehe w'imbere, kuva hariya kugera aha igushyira muri silence. Ariyo mpamvu Imana ivuga ngo nukuri ndakugaburiye ijwi ukaryumva, ariko ibiryo ntibyumva ijwi. Imana ishobora kubwira uyu mugabo ngo nduwiteka nguhaye akazi, ariko iryo jwi aho uzabona akazi ntibaryumve. Tuvuge ngo amen cyane. Kuva aha n'igihe azakabonera harimo urugendo iri gukora umuntu w'imbere. Yamugeza akavuga ati mbanza atari uwiteka, akavuga ati humura ndi kumwe nawe. Iyo iri gukora umuntu w'imbere isigaza ijwi rimwe biti humure gusa. Tuvuge ngo amen cyane. Iyo ageze akabona Imana ikabona ananiwe kandi shaka kumushyira kuri standard kugeza igihe nahembwa hano amafaranga menshi, umuntu w'inyuma anezerewe, bizamacinge nuko umuntu w'imbere. Tuvuge ngo amina cyane. Wa wundi uzabona Yesu azahagarara rwose agahamya Imana. Tuvuge ngo amena. Iceceka iri gukora umuntu w'imbere kugira ngo imushyire kuri standard y'uburemere bw'ibyo yabwiye umuntu w'inyuma. Amen. Imana ishimwe cyane. Nubwo icecetse hari ikiri gukora. Mureke rero mbabwire, iyo uri muri silence y'Imana isigara ikora ikintu bita control. Amen. Kandi iyo yo icecetse hirya hari ibindi bivuga.
yego dore uko kireba kirirwa na Bibiliya haza izindi mvugo mu gihe iri muri silence. Izo mvugo uzi icyo zimaze, zirimo zirakugira mature ku muntu w'imbere, zirimo ziragukuza kugira ngo umunsi wabona akazi utazajya usuzugura abandi, umenye ko bishoboka gushoma. tuvuge ngo amen cyane. Haleluya. Iyo Imana icecetse ibiri gukora umuntu hehe, ibikora umuntu w'imbere iragukora. Ariko Imana ibaha umugisha. Kuva kuri puwe ibwiriyeho umuntu w'inyuma kazakomera, igomba yuri umuntu wayo igomba kugucisha muri silence yayo kugeza igihe umuntu w'imbere imumaramo ibintu byose, nigutereka ku ntebe yawe. Tuvuge ngo amen. Kandi Imana igucecekana bihwanye n'ibyo yabwiye umuntu w'inyuma, ariko bihwanye na misiyo uzayimarira mu isi. Haleluya. C'est la raison pour laquelle Imana ivuga ngo nguhaye inzu, ariko aho uzatura iryo jwi ntibaryumve. Ese siko bimeze? Iravuga ngo nduwiteka ngukuye mu bukode. Iryo jwi wowe ukaryumva, ariko aho uzaba ntibahite baguhamagara ngo ngwino twamenya ko Imana yakubwiye tuguhe mitasiyo. Jamais. Niyo mpamvu tujya twumva umuntu arahagaze hano ati haleluya, ati nari maze imyaka 20 ndi mu bukode, none ubu tuvugana Uwiteka yampaye inzu. Tuvuge ngo amen cyane. Yari igikora umuntu w'imbere. Amen. Ikora umuntu w'imbere kugeza ku rwego uzahamya Imana. Tuvuge ngo amen cyane. Mu gihe uzaba ukomeye, umuntu w'inyuma bazaba ari kumwubaha, uw'imbere akajya abwira umuntu w'inyuma ati wikikomanga ku gituza, ibyo byakozwe n'Isumba byose. Imukora icecetse rero. Amen. Example, soma Yobu 7:19. Wumva uburyo yacecetse. Kandi iceceka iri kuvugana n'icyo uzaba cyo. Yesu ashimwe cyane. Iceceka iri kuvugana n'icyo uzaba cyo. Nimukomere rero, iri mu kazi. Buryo yo batubaza ngo Imana yanyiri ibiri muri silence. Kusenga ntituyibone, iri gukora umuntu w'imbere muri silence. Havuze ngo Yobu Yobu 7:19 haravuze ngo uzirengagiza ryari kumazaho ijisho ukanyorohereza nkabona uko mira amacandwe. Diko handitse namwe yaramucecekanye bigera hasaba kumira amacandwe. Uzirengagiza ryari kumpozaho ijisho nyabuneka ukanyorohereza nkareba ko namira amacandwe. Amazi yari yayabuze, nta mbaraga zo kumira amazi. Hari igihe kwigisha amazi akabura, ji kabura, amata kabura, rero ngo nyabuneka basi nutwo mfite mu kanwa nyorohereza ntumire. Uzirengagiza ryari kumpezaho ijisho unyigisha nyorohereza, niba igihe kitari cyarangira nyorohereza. Imana iborohereze. Tuvuge ngo amina cyane. Imana iborohereze mu mira amacandwe. Tuvuge ngo amina cyane.
mu gihe itaraza niborohereza kameme. Niba utaranaza ngo umpe inzu nyorohereza nishyure nyir'inzu. Nari mvuze ngo iborohereze, nari mvuze ngo iborohereze. Tuvuge ngo amena. Iborohereze. Nubwo wambwiye yuko bazanguzaho ntazabaguzaho, none y'imyenda nyorohereza nishyure. Tuvuge ngo amina cyane. Imana y'amategeko iborohereze. Umwami aborohereze. Iborohereze. Nibura mumira amacandwe. Mumire iborohereze mu izina rya Yesu. Uzirengagiza ryari kumpozaho ijisho. Nibura shyiramo akantu k'inyoroshyo ndebe ko namira amacandwe. Tuvuge ngo amena cyane. Ikorohereze mu izina rya Yesu. Mutahane inyoroshyo y'Imana uyu munsi. Imana iborohereze mumira amacandwe. Amacandwe. Ati nibura mira amacandwe. Imana ishimwe. Yobu yaramukoze muri silence. Aya magambo yavugaga wenyine, nta rindi jwi yigeze yumva. Memushesi Yesu uyu mwana w'Imana wapfuye akazuka, Isa yaramucecekanye, aramucecekana, araceceka. Ariko Isa yaracecetse. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko Isa yacecetse n'abigishwa bageraho baraceceka. Yabasabye kugumana nabo Isa imwe yonyine, barananirwa. Kimwe mu bimenyetso byerekana kuri guca muri silence y'Imana, abantu barananirwa. Baraguterura bakageraho bakananirwa. Wahamagara bakavuga ati buriya nta kindi gitumye ahamagara, ni za kanuni ze z'ibibazo zidashira. Kandi ari n'inkuru nziza ugiye kubabwira wenda, ariko kuko bananiwe barananirwa, iraceceka bakananirwa. Yaramucecekanya barananirwa. Nakunze Ambassadors yahimbye indirimbo ibaza ngo ibirihe, ngo nk'ubwo ngo uburihe, bahita ko barisubiza ibahira hano runaka hahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ko baca muri uwo muriro bawuvemo bakeye. Mumbwire uburyo umuriro ukesha abantu. Oya ko mwakarabye ko mwakarabye umuriro ukesha abantu, ariko ubukesha umuntu w'imbere. Uw'inyuma arashya ariko uw'imbere agacya. Ariyo mpamvu Paul yavuze ngo naho uw'inyuma yasaza ariko umuntu w'imbere bwangamiye cyane, agenda agwiza imbaraga, agenda aba umusore. Tuvuge ngo amena. Iraceceka, abigishwa barananirwa. Aricuma gato ajya gusenga bananiwe, abiri ibyuya bivanze n'amaraso. Icecetse, hineva, ntago yigeze imubwira ngo mwana wanjye ngo urambona ngo ndi hafi yawe, ngo humura dore hasigaye agahe gatoya urangize mu kanya. Never. Silence. Bitewe n'icyo yari buzakore ku musaraba. Iramucecekana. Imucecekanye mureke babwire ngo abiri ibyuya bivanze n'amaraso. Listen to me. Ibyuya ni igihe ikigeragezo kikibasha guhishika. Igihe ugukodesha kikwihanganira kiba kikiri ibyuya, ariko amaraso ni ikigeragezo kitagihishika. Igiceceka bikaba ibyuya bikanazamo n'iki n'amaraso, kubw'intego ifite. Umva nkubwire, iyo bagusoye ku manywa y'ihanga bakajugunya matera hanze, ibintu hanze, maze n'akavura ntikabura uwo munsi,
gahita ko kagwa, burya biba byabaye amaraso, kuko iyo degre y'icyo kintu ntawe uba ukibasha kugihisha. Yaramucecekanye papa kugeza igihe ibyo yabijemo amaraso. He never say anything. Icecetse iri kugira ngo umuntu w'imbere abashe kujya ku musaraba afite imbaraga zikwiriye. Tuvuge ngo amena cyane. Iraceceka ngica koze bimaze kuba amaraso, niho humvikanye marayika ava mu ijuru ngamwongerera imbaraga. Iyo bimaze kuba amaraso ahita akora ikintu. Tuvuge ngo amena cyane. Iyo bibaye amaraso akora ikintu gihereza isu gasopo kugira batarengera. Iyo uri uwaye bikaba amaraso ikora ikintu gituma isi itarengera. Tuvuge ngo amena cyane. Yohereza marayika. Bakavuga ariko uzi ko kari kumwe n'Imana. Trebye igira ikintu yongera gukora kibwira isi ko turi kumwe nayo. Tuvuge ngo amena cyane. Avuyeyo avayo yuzuye imbaraga, agera ku musaraba icecetse. Mureke mbabwire, mbere yaho ubundi bavuga ko iminsi Yesu akimara kuvuka kurinda agira imyaka 30, nta na rimwe Imana igaragaza muri Bibiliya ngo nuko Imana iramanuka ngo isanga umuhungu wayo iramubwira ati uri mwiza. Never. Kuva avuka kurinda agira 30, Yohana mubatiza yabaye muri silence y'Imana. Ni urugero example. Ajya mu butayu gusenga mu minsi 40, hari ubwo yahuye na se cyangwa yahuye na Satani. Imana ngo mon fils, maintenant vous voyez, maintenant vraiment mon fils, tu as prié, wasenze neza mon fils. Never, never, never. Ahubwo yavuye mu butayu gusenga, se arabatira kandebe ko imbaraga z'umutima zabasha gutsinda Satani. Tuvuge ngo amina cyane. Imana iceceka itugwiza mwiza umutima zizatsinda Satani. Tuvuge ngo amena cyane. Iceceka itubika mwizo mbaraga, ahura na Satani. Mureke mbabwire, niba Imana yarabonye ibiryo, Abisirayeli bari mu bantu bariye ku biryo bitekewe mu ijuru bikaza bikabasanga. Nimba yarabonye ibiryo bitekewe mu ijuru, yari kubura ibiryo by'umwana wayo agisoza amasengesho? Kamukubitira kabugaraho hafi aho ataranahava. Ariko iravuga ngo reka ndebe ko power avanye mu butayu zizatsinda Satani. Tuvuge ngo amena cyane. Yacecetse ikikubikamwe imbaraga zizanesha Satani. Umva se, Bibiliya iravuga ngo nuko Satani amugerageresha icyo akennye. Ati urashonje. Aramubwira ati reka ibintu byo kurya ntibijya bincira umwenda. Hamuhereza icyubahiro, aravuga ati reka mfite ikindi nabikiwe. Tuvuge ngo amena cyane. Amugerageza aramubwira ngo nguteze ubutaha. Yesu aravuga tuzasanga nasenze. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko dusenga mu kanya. Yesu yaramucecekanya ku musaraba ageraho. Matayo 27:45 aravuga ngo ku isaha ya 5 tubisingiriye saa 9 aravuga ngo Eri Rama sabakitani, Mana yanjye niki kikundekesheje. Yaracecetse bigeraho Yesu abona yuko atari uguceceka. Wari wagera kuri stage igucecekana ukajya kwihana n'ibyaso, ahari n'ibyaho ukasubirayo bati Mana umbabarire nimba ari nibyo nakoze kera, ubimbabarire ariko ndengere. Icecetse. Hano yavuze ngo mbese mwami wanyibagiwe. Noneho nta nubwo ari uguceceka gusa, wandetse. Hari igihe tugeramo n'isi ikabona yuko ahari Uwiteka yagize gute, yaturetse. Irahari, ahubwo irimo irakora umuntu w'imbere. Nashyika rwose ageze kuri standard
izasohoreza umuntu w'inyuma icyo yavuganye nawe. Tuvuge ngo amena cyane. Murimo muranyumva ariko? Yesu ashimwe cyane. Yego. Niyo mpamvu birivuga ngo nuko Yobu ahanyuma he haba heza, agira ubutunzi buruta ubwa mbere. Iyo umuntu w'imbere ageze kuri standard nziza, Imana imuha icyo yamugambiriyeho cyose. Uzi impamvu itraining umuntu w'imbere nuko ari uzabona Imana kuri wa munsi w'umuzuko. Amacaci rero menshi yigisha iby'umuntu w'inyuma gusa, agira abayoboke ariko ntagira abigishwa. Iyi migati buze yisubiriraho yahoze. Yesu ashimwe cyane. Iyi Imana igize gute? Icecetse. Yacecekanye Yozefu. Reka nkubwireho gatoya, yacecekanye Yozefu, iramucecekana. Umunsi yaroseho nuwo wonyine arota imiba, arota inyenyeri. Nibyo byonyine yarose. Akimara kubirota ngo bene se bamugirira ishari, bamugirira ishari, yarabonye isezerano. Icyambere, umva amakanzu 7 Yozefu yambaye, Imana icecetse. Ikanzu ya mbere ni ikanzu yambitswe na se, Imana imuha amasezerano. Bamuta mu rwobo ngo bayimukuyemo. Bishatse kuvuga iki? Ni igihe tuba mu buzima butandukanye n'ibyo Imana ituvugaho. Kabona ukaba mu buzima bwo gusonza kandi Imana yaravuze kuzarya. Ni ikanzu bagukuyemo. Iyi cecetse rero iri kwigisha umuntu w'imbere ngo bayimukuramo. Ikanzu ya kabiri yambaye, Yozefu biravuga ngo Abamediyani bamutoraguye, bamujyanye bamukuye mu rwobo. Ikanzu y'amasezerano bayimukuyemo bene se, bayitwaye. Yambaye ikanzu bamuguze, abamujyanye yambaye ikanzu y'ubucakara. Ushobora kuhabwa amasezerano akomeye ariko ugaca mu bisa n'ubucakara. Imana iri silence, iri kwigisha umuntu w'imbere. Bamwambika y'ubucakara, iyo ni iya kabiri, ngo bamujyana ku isoko. Bamukuramwe y'ubucakara, yambara y'ubuja. Icecetse. Mumbwire, hari aho yageze mu nzira akavuga, mwana wanjye Yozefu, komera komera, inzozi nzazisohoza. Never. Yari icecetse. Abakwa Potifari icecetse. Nyirabuja aramwifuza icecetse. Yambura y'ubuja, ambara iroze, ajya muri gereza icecetse. Igize gute? Icecetse. Nta hano bango mwana wanjye ubwo ugiye muri gereza birarangiye. Never. Icecetse. Ageze muri gereza, niwe warotaga, yari karosi, siwe warose, harose abandi. Icecetse. Ikimenyetso cyerekana yuko yari yaramucecekanya adaheruka ijwi ryayo. Yabwiye abagiye gusohoka asobanuye inzozi, hano ngo nimugerayo muzanyibuke. Icecetse. Imana imugeze kuri standard ikwiriye, iteza ikibazo gihwanye n'icyo yavuze ku muntu w'inyuma. Tuvuge ngo amena cyane. Trebye. Umwami arota bya bindi byose. Bamuhamagara ikanzu yindi yambaye, ni yava muri gereza ajya gusobanura inzozi. Iriya kanzu bayita ngikanzu, ndetse ni ibintu bisa n'ibisubizo ariko utarizera neza. Abisirayeli baravuga ati tukiveyo twasaga n'abarota. Yagiye avuga ati ahari n'ukugerayo nkagarukamo. Hoya, nibitangira bizaba bitangiye, nta gusubira inyuma kuzaba guhari. Tuvuge ngo amina cyane. Arangishe ngo yambara
iyo kanzu asobanura inzozi. Ntago bamuhaye ako kanya ntiyambaye. Umva indi kanzu yambaye ikanzu ishinzwe abinjira n'abasohoka kugira ngo bene se bazabonere sepase byoroshye yo kumugeraho, baze bubarare nk'uko Imana yabivuze. Tuvuge ngo amina cyane. Bambuke boda bidasabye ibibazo. Ngiye kubabwira akantu gakomeye, saba ko mutekereza mutagiye mu mwuka, saba ko mutekereza mwicaye. Ikanzu ya nyuma yambaye ni impeta bamuhaye agiye kuba uwo yakagombye kubaho. Umva bene se bamutaye mu rwobo rero baraje. Amaze kugera ku muntu ushyitse w'imbere n'uw'inyuma amaze guhabwa ibi, ngo bahageze yarababwiye ngo ntago burya mwangiriraga nabi. Mbwira imbaraga wowe watinyuka ku umuntu wagutaye mu rwobo. Uwanze kukugaburira rimwe uracyamuzirikana. Mbwira imbaraga wagira umuntu yaragusoye mu nzu uri umwana w'umukobwa akakujugunya hanze nta hantu wo kujya, Imana ikakwibuka. Mbwira uburyo uriya muntu aje wamubwira ngo nukuri ntiwangiriraga nabi. Mubinsobanurire, biragoye. Ariko Imana ikuza umutima wa Yozefu imugeza kuri standard, tuvenga amena cyane, yo gutuma abona ko zari inyungu gucaho hose. Imana izamura umuntu w'imbere mu izina rya Yesu, agere ku kigero cy'uko Imana ivuga ngo trebye none hiri intebe nayimuha, umuntu w'inyuma akayicaraho. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni Yozefu. Kuki Imana iceceka? Icyambere ibitwigisha kubaho uko ishaka, kubaho mu bushake bwayo. Meme Jezi yarasenze aravuga ngo mwami ntibibeho uko nshaka, bibeho uko ushaka. Imana iceceka iri kwigisha umuntu w'imbere kubaho uko Imana igira ute ishaka, kubaho according to his will, kubaho mu bushake bw'Imana. Kubona abandi bari mu bigeragezo ni wishire hejuru ukumva yuko hari aho bari guca nawe wigeze uhaca. Kwiga kubaho uko Imana igira gute ishaka. Iceceka iri kutwigisha isomo bita kubaho uko ishaka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kubaho uko Imana ishaka. Iyo iri somo rifashe ryo kubaho uko ishaka, ifite ububasha bwo kukugira uko ishaka, kuko umuntu w'imbere yamaze gukomera. Naho yaba Perezida wa Repubulika, naho yaba ikintu gihambaye, azakomera ku Mana. Tuvenga amena cyane. Nta kintu gihari cyamutandukanya n'urukundo rw'Imana, kuko yize kubaho uko Imana ishaka. Ubundi hari ibintu turirimba, naho ndiho naho napfa. Are you sure? Ndi umukristo zahora ndiwe naho igihugu cyose, akagari, umudugudu wonyine ukuvuze. Reba ukuntu uba umeze. Reba umuntu umwe yakuvuze ukuntu uba umeze. Bariya mujye mubareka baririmbye umuntu w'imbere yarageze kuri standard Imana ishaka. Nakuvuge muririmba naso uzongera umusuhuze, nakuvuge mubwiriza nyaso uzongera umusuhuze. Iceceka yigisha umuntu w'imbere kubaho uko igize ute ishaka. Icya kabiri, Imana iceceka igishakisha abahamya b'ibyawe. Ntago banyumvishe. Imana iceceka igishakisha abahamya b'ibyawe, abantu bazajya bahamya ko wabanye n'Imana. Tuvenga amena cyane. Ati nubwo nimumureke yabanye n'Imana, turamuzi twebwe. Tuvuge amena cyane.
twe turamuzi. Yabaga turamuzi. Wahagarara korari yasosa ati ninde utanga ubuhamya ati nimuhereze runaka. Tuvuge gamena cyane. Ibigishaka abantu bazahamya Imana yawe. Imana iceceka, niyo mpamvu tuvangaho aho twasebeye ari idutabarira. Nuko aho twasebeye niha dutabarira. Niba bazahamya imbaraga z'Imana, niba bazahamya gukomera kw'Imana. Tuvuge ngo amina cyane, nimubareke turabazi. Imana ibagirire neza, babanye nayo. Tuvuge ngo amena cyane. Iceceke gishaka bazahamya ibyo yagukoreye. Gatatu, Imana iceceka irwana intambara tutazasubiramo. Ntago mwanyumvishe. Imana iceceka irwana izo tutazagira ute, tutazasubiramo. Bwira mugenzi ngo hari izizarangizanya n'icyo gihe. Hari intambara zizarangizanya n'icyo gihe. Tuvuge ngo amena cyane. Hari intambara tutazongera kurwana zigomba kurangizanya n'ayo mateka. Tuvuge ngo amena cyane. Zizarangizanya no gihe cyo guceceka kw'Imana yacu. Hari intambara tutazasubiramo. Yozefu intambara z'abagore zari zirangiye. Tuvuge ngo amena cyane. None se mureke mbabaze, izaguha akazi uri umushomeri ubu ukirwaniye inzara? Hari zizaba zirangiye. Tuvuge ngo amena cyane. Hari intambara zigomba kurangizanya n'igihe cyo guceceka kwayo. Icyakora sinabahisha, hari izindi muzasanga imbere, ariko sizo nisha. Je vais vous donner un exemple. Intambara muzahuriramo nayo y'ibiryo bibonetse. Isukari nibwo izamuka, nibwo ubona ibiryo ku meza ukajya wiyegereza ikijumba n'umumbati na dodo. Izo ni izaho ngaho, ariko izi nzara zizaba zararangiye. Nese ntimubizi ko tugera ku meza umuntu yaramaze kugafata kageza ahantu heza, ati nge ntimunshiriremo isukari. Izo ni izaho. Niyo mpamvu munini byavuze ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha. Tuvuge ngo amena cyane. Imana nigushyiraho yavuze hari igisuzuguro kitazongera kukugarukaho. Ndagira ngo ngutangarize ko mu guceceka kw'Imana hari intambara Imana iri kurwana utazasubiramo. Tuvuge ngo amena cyane. Nikuraho ubukode hari ibintu bizaba birangiye. Yacecetse ikiri kuzirangiza, hari izo tutazasubiramo. Ndakurahiye nukuri da. Hari intambara mama tutazasubiramo. Ese bizaguha inzu kandi wongera urwaniye priyave. Hari intambara zigomba kurangizanya nayo mateka uri kunyuramo yo mu guceceka kw'Imana. Abera turacyari kumwe ko ndikwenda gusoza. Yesu ashimwe cyane. Iyi cecetse ikora umuntu w'imbere. Ibirwanizo tutazagira ute, tutazasubiramo. Cyane rwose, cyane rwose. Haleluya. Hayi data we. Ese ugira ngo Imana niguha igishoro ugakora hari izongera kuvuga ngo urimbura mukoro? Reka da. Hari intambara zigomba kurangizanya n'igihe twaciyemo. Tuvuge ngo amena cyane. Zigomba kurangizanya n'ibyo uri kunyuramo. Ntuzongera kuzibona ukundi. Icyakora hazaza izindi, ariko zitarizo. Sibyo brother? Uri warwana intambara bakavuga atari ho si ubundi ubona uri normal. Icecetse. Batira umuntu ashobora kuba tuzuye. Icecetse iri gushira umuntu w'imbere kuri standard ya rya jambo yavuze ngo nzakubahirisha. Kugira ngo ugere kuri standard yuko umuntu w'inyuma yubahwa, hanyuma ntagire ikwicaze kuri ya ntebe. Ntabwo uba ukibwira abantu ngo bakubahe, ni itegeko, kubera ko hari intambara zarangiza
no guceceka kwayo. Tuvuge ngo amena cyane. Hari intambara zizaba over, zirangirane n'igihe yacecetse cyane. Amen. Voilà. Tuvuze ko ibirwanizo tuzagira ute? Tazasubiramo. Ubuse kandi ni guha kubyara bazongera bavuge ngo uciye umuryango. Zizaba zararangizanye niwe. Ariko hari izindi z'ababyaye. Ugomba nawe gusogongeraho. Amen. Isashimwe cyane. Hari izindi z'ababyaye ugomba kuzasogongeraho, ariko nanone hari zizarangizanya n'icyo gihe. Mana ishimwe cyane. Ikindi, umubabaro wigisha ubwenge kuruta ibyishimo. Mwanyumvishe? Umubabaro wigisha ubwenge kuruta ibyishimo. Umubabaro wigisha ubwenge kuruta ibyishimo, brother. Umubabaro wigisha management umuntu adakandagiye kaminuza. Umubabaro kamwigisha management atarigeze agera mu ishuri. Umubabaro uzamura level y'ubwonko kugeza ku kigero kingana n'iby'Imana yavuze ku muntu w'inyuma. Donc Imana nishobora kuguhereza ibidahwanye na imitekerereze yawe. Imana rero igomba kukungura ubwonko bwawe, igucisha ahantu hatuma utekereza cyane. Mu bibazo nibwo umuntu atekereza cyane. Niyo mpamvu mu gisirikare iyo bakoze recruitment ntago bavuga ngo muzitwaze mayonnaise, ahubwo niyo wariye bayigukuramo bihwanye n'icyo uzabacyo. Yesu ashimwe cyane. Imibabaro yigisha ubwenge. Imibabaro yigisha ubwenge. Iyo ugeze saa 9 utarabona icyo kurya, umva ubwonko burizamura ubwabwo bugatekereza ritikere cenze wakoresha ngo bigere saa 1 wariye, bikagera saa 12 utarayibona, ugahita kusimbuka ubwonko bukazamuka bukagera kuri ritikere 25, ubwonko bugashakisha imibabaro ikagukuza. Tuvuge amena cyane, kugira ngo niguha miliyoni utazajya ugapia. Yesu ashimwe cyane. Imibabaro yigisha ubwenge kuruta ibyishimo. Ariyo mpamvu ushobora gusanga umuntu utaragiye kwiga kaminuza ari gusaba raporo muri kampani yabize kaminuza, ibeshyu itange nabise. Ubwe imibabaro yaciyemo yamwigishije kumenya ko raporo ikenewe, kandi akamenya raporo financier, akamenya raporo y'imibyizi, akamenya payroll ko bahemba abantu. Ibeshye se umwiba igiceri. Imibabaro yamushyize kuri standard ituma utamumenyera. Hariho nagarukiye wa mwana, ariko ibyo twabyo we no mupapa wavuze ati twigiye Kanyarira na Kizabona. Donc yara nta kaminuza zibayo, ugiye mu mubiri mu bya bindi wavugaga ati ariko this guy is not normal. Ni gute umuntu yigira Kanyarira? Ariko mu gihe cyo guceceka kw'Imana izamura level y'ubwonko bwawe. Tuvuge ngo amena cyane. Yatinze kikunganisha n'icyo uzabacyo uburyo bw'imitekerereze. Amen. Iyo rero utekereje article nkenye utararya, Imana yavuga ati sawa. Uko niko iyo ubonye amafaranga ubasha gutekereza imishinga nk'itanu direct, kuko ubwonko bwarazamutse. Tuvuge ngo amena cyane. Imana yarabukujije buri hejuru cyane. Icyo ubonye utekereza biri hejuru, kuko mu minsi y'imibabaro wize gutekereza. Haleluya.
ariyo mpamvu ubona umuntu atangiriye ikavuga ati humura ndi kumwe nawe, agatangira boutique hano hepfo, ejo tukamubona Mateus agiye kubyiga hehe, yatinze mu gihe cyo guceceka kw'Imana. Yesu abahe umugisha mu izina rya Yesu. Imibabaro yigisha cyane kuruta ibyishimo, kugira ugere kuri standard yuko uzamenya icyo gukora mu gihe Imana izabiso. Ntago Imana ishobora gusohozereza abaswa, irabanza ikaguha ahantu ikavuga ati kweri kweri. Iyi Imana icecetse tuvuge ngo amena cyane. Umunsi umwe yigeze incecekana, yicecetse, ndamanuka njya ahantu gusenga, mfata utu document twanjye twose, ndavuga ati nk'ubu nyima ibyo kurya gute, unyima ibyo kurya gute, ugatinyuka ukanyima ibyo kurya. Dore mwarimu arabizi n'abandi, nakoreraga hano YITABYE muri banki y'Abahinde, nshinzwe ibintu bya Western Union, MoneyGram, ibintu nk'ibyo ngibyo, imvanamo. Hari n'ibindi nigeze mbabwira yankuyemo, imvanamo. Dore nakoreraga, nabanje gukorera Gisimenti, mvayo nza gukorera UTC. Byari bigeze 2018, ndavuga ati ibintu byawe ndagutorotse, aho nzanirwa na Bibiliya narize, kare kabara kubeshya, nca gusaba akazi. Ndagenda maze gusaba akazi ndakabona, nkora ikizamini ndatsinda 2018. Dore nabakoreraga ara UTC hariya, shizwe ibintu bya MoneyGram, Western Union, MoneyGram, Express Money, Transfer Bank, bya bindi mwirirwamo muri kurangura za Dubai. Amezi nk'atatu ane atanu gutyo, haza umumama, buriya ndebye abarokore nkuriya numva umutima ukutse, araza kuri gishe yanjye icecetse. Iraguceceka na se, iraceceka kugira kugeze ku kigero gikwiriye umuntu w'imbere azahagarara akavuga ngo nubwo ndi kurya n'Imana yabikoze. Tazajya uhagarara ugasuzugura abantu. Intumaho umumama araza nk'uku nguku, aza kuri gishe yanjye, ndamubwira nikaze tubakire. Hari n'umumama wajya guza uwanyu hano w'inzobe, wajya guza gukoresha transaction iwacu naho Kigali Hayiti narahakoreye. None haraza arambwira ngo ariko sinshaka kuretira, ngo ndagushaka wowe. Hayo umuntu ushaka, ndebye uburyo ateza agatambaro, ibi birabibyuya ntibiba amaraso. Ndamwegera ngerega, ntago narinje kuretera, ahubwo Imana irambwiye ngo utahe. Ngire gute? Ntaho najye. Wowe wabura umuntu w'umugabo ukikura mu kazi. Ntahese nge, taha ugenda uyikorere, ntago ari aha ngaha ishaka, aho yateganije harahari. Nabatirwa iri ryo sindyumviye, dore aho ndeba. Aritahira umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Transaction ya mbere nakoze, umuntu w'umunyaturikiya yaraje gufata ibihumbi apana ibihumbi amayero 300 mukubita 800. Icyo gihombo ntikibaho. Ikuza umuntu w'imbere kugira ngo agere ku kigero gikwiriye rwose, ni guhagarika ahantu babona Imana be kubona wowe. Finally ndayashaka muri closing turayabura. Ubwo nagize shortage guhomba 500.
nari nagize na detekita yanjye nabaze nabi muri akawunti yanjye amadolari nari mfitemo 200 yandi nahombye y'amafobiye. Ndakorozinga nk'uwahombye ndataha mu gitondo. Mbwira manager namubwira ati sindi buboneke ndumva ntari tayari ni mind, so just I want short time. Shaka gahe gatoya ngo nshyire ubwenge ku gihe. Kibivuga numva ijwi rirambwira ngo Pierre ati karame nkubwira amafaranga y'abandi ari urahita utaha uziwe unkorere nkubwire uko nzabigenza. Ndavuga ati yego ariko hari ku munwa mu mutima ari bati ninyabona guma mu kazi ntaho nari kujya. Ngiye kubona mbona ya image ya wa munyaturikiya mbonije mu maso. Itako ndahamagara ati amafaranga ndayabonye aho ari. Kumubona rero ni igitangaza cy'Imana. Arayagarura yarari Rusumo arayanzanira hari ayutise. Nyasubizamo ndishyura. Ndavuga turakoze mwami wanjye ati ntaho njya. Ntaho njya. Haiha preve zifata bati yuri umuntu w'umugabo nuko ubasha kwasimira responsibilities z'umuryango neza. So just I want to treat my family. Shaka ko umuryango wanjye ubumeze neza. Ndava hano mu kazi nge. Numvishwe ariko ijwi naryo mana yanjye. Numvishijwe rirangurura mu matwi yanjye. Ndatuza numva umpamagara numva nijwi rifite imbabazi rimpumuriza rimbwira ko ndi ku musozo w'uru rugendo. Numva ijwi nicaye kurigisha abakiriya abandi imbere rirambwira ati Pierre aturi kwitinza n'ubundi ntiwenda kugakora taha ihute nguhuze n'icyo nagennye kuhura nacyo kandi unkorere. Imbaraga zivamo zirabura. Ndaceceka ndikorera. Hamagara madamu ndamubwira ati kijwi riri kunyura ntahe. Iri gukora umuntu wa hehe w'imbere. Musi wa mbere nditurizo wa kabiri uwa gatatu ntibyarengaga iminsi 3. Uwa gatatu haza umumama umupapa w'imwurire mu Rwamagana. Azaje kuretira amafaranga 200,000 kuri MoneyGram donc umuhungu we yamwohereje wo muri Amerika. Muha miliyoni 2. Hajya mbara 500 miliyoni. Ubundi ibyo ntibibaho. Harerera izitabaho. 1,500 2 mushyirira muri envelope. Ko mubizi wereri ba wakibeshya approximate uri kubara ariko ni wakibeshya miliyoni. Ndamupakirira aritahira. Umuntu w'imbere maze kumupakirira ari nako shorejeho kanyuma. Yesu ashimwe cyane. Sangana none muri detector yanjye amadolari noneho mfite 400 y'amafobiye. Teranya ibyo bihomba ariko egeranya ushyire mu banyarwanda wumva ari amafaranga ngahe. Kumugoroba ndi gukrozinga hidata we shortage baravuga ati ibintu ntago bibaho. Shaka kuba ufite umuntu wayahaye donc kubwa diru zawe. Ndababwira ati ntawe. Noneho hakaba hari umumanager yari umuntu w'umupapa ukuzeho. Aravuga ati uyu mutipa ashobora kuba afitanye ikibazo n'umugore akaba mayindi itameze neza. Arampamagara arambye ati nta kibazo ufite mu rugo. Ndamubwira ati ntacyo. Ndamubwira ati ntacyo ariko nanze kumvira Imana. Ubundi nishaka ko nkora hano.
aba ariko mubwire ijwi ritakoreramo ego noneho se uranyumvira nkubwiraho amafaranga ari ako kanya tukicaranye ndavuga ati yego nahita nkumvira ngiye kubona mbona image iraje ndi guhereza ka gasaza amafaranga tugiye no muri kamera dusanga niko byagenze turamuhamagara arayagarura mba ndatashye noneho ndemera iri kwigisha umuntu imbere ariko ndatekereza ko tuvuga amena cyane ndatekereza ko iyo umuntu w'imbere ashitse rwose tuvuga amena cyane umuntu w'inyuma abagiye kujya mu by'Imana yavuze ntago Imana ishobora gukora ikosa ryo gushyira umuntu w'inyuma ahantu hakomeye uw'imbere adakomeye ibanza igastrengtheninga igaha imbaraga umuntu w'imbere mwakira ijambo ry'Imana tugiye gusenga Imana rero iyi Imana icecetse icyambere twavuze ngo ibitwigisha ubushake bwayo icya kabiri ibigikusanya abahamya babazavuga ibyawe igihe yahageze icya gatatu ibirwana intambara tutazasubiramo ukundi icya kane imibabaro yigisha ubwenge kuruta ibyishimo Yesu ashimwe cyane ese hari icyo mwumvishemo muhaguruke dusenga Imana turasenga mu buryo bubiri icyambere tujya kubwira umwami ati dukomereze mu gihe cyo guceceka kwawe ariko nanone turakwinginze rwose uduha agahenge tumira amacandwe tuvuge ngo amena cyane turasenga dusaba gukomera kabiri turasenga tugira ngo Imana igire icyo ikora Uwiteka nkomereza mu gihe cyo guceceka kuko rwose iyo icecetse ugashaka guca yagennye uyu muryango ugashaka guca muri uyu yimura ibyo wari guhura nabyo muri uyu ikabutereka muri uriya mugakubitana kuzageza igihe ugerera ku kigero gikwiriye haleluya ariko nanone nimukomere hari intambara mutazasubiramo zigomba kurangizanya n'ibihe mwaciyemo tuvuge ngo amena cyane hari amateka mutazasubiramo hari ibihe mutazasubiramo birangizanyije n'icyo gihe Yesu abaho umugisha tugiye gusenga Imana tuvuge ngo Uwiteka dukomereze mu gihe uri gukora umuntu w'imbere turabisengera rimwe byose Mana nyir'ijuru n'isi iyo ucecetse uba uri gukora umuntu w'imbere umushyitsa ku kigero gikwiriye cyo kugira ngo umuntu w'inyuma nagera mu masezerano azakomere yubaha Imana turasenze muri aya masaha dukeneye imbaraga zawe abantu dukomere mu byo duhura nabyo kuko tuzi neza ko urimo ukora umuntu w'imbere kugira ngo uw'inyuma numwicaza hahandi wavuze numugaburira numuha icyubahiro azagomeze yubaha Imana Mana tresaye fore agre hari abantu baraha bari guca mu gihe cyo guceceka kwawe ariko tubasabiye imbaraga tubashabiye gukomera hari imiryango iri guca mu gihe cyo guceceka kwawe ariko tubasabiye imbaraga no gukomera hari abahungu n'abakobwa bari guca muri silence y'Imana aho bari guca mu bikomeye aho bari guca mu nzo aho bari kwambara amakanzu atababereye atarayabo ariko ndasenze hari standard wifuza kubashyiraho kandi ndabizi neza ko hari umunsi uzahindukirira umusozi uri imbere ya Zerubabeli ubabaze ngo mbese wa musozi we wiyita iki hari igihe uzavugana nabyo ubwo Zerubabeli azaba ari kuri standard y'ubushake bwawe presire fore bene yasaye hari
abantu kandi sitwe twenyine n'abatubanjirije bagiye bahura n'ibikomeye, ariko niba igihe byari bimaze kuba ibyuya bivanze n'amaraso, marayika yaraje agakomeza abantu. Nanjye ndasenze marayika wagukomeje uri kwenda kujya ku musaraba niyongera amanuke natwe dukomeze, yadukomeze. Hari abari muri etape yuko ibigeragezo barimo ari ibyuya, hari n'abageze mu maraso. Nihaboneke marayika presaye boria de sanselefa terekere bonia saye foria. Mana nasenze mwami nyir'ijuru n'isi, ndakwingize imbaraga zawe, mwakira imbaraga z'Imana zibafasha gukomera, mwakira imbaraga z'Imana mugiye muri silence y'Imana ibafasha gukomera mu magambo munyuramo, mu byo muri gucamo, mu minsi muri kunyuramo. Mwakira imbaraga z'Imana. Tasire fore bonesa lawa ya soprere de sansea peresiri fore. Ahari uyu muntu amaze igihe kinini atabyara, niyo silence yararimo, ariko ndasenze umwiyereke uyu munsi. Mana ndasenze kandi nanone mwami, nimba hari abamaze kuva mu ciciri cy'uko barangije igihe cyo guceceka kwawe bakaba bageze ku ntebe, turabyakiriye. Abashoje urugamba turabyakiriye. Aya materaniro uyasohorezemo icyo wagambiriye. Penesiri foredraye tarabini sansele 5 meniance de foria tekire bonesa. Ntago tuzi iki gihe kiri imbere icyo kirimo, ariko icyo tuzi ni ukutanga imbaraga. Twakiriye imbaraga z'Imana, imbaraga zibasha guca mu minsi yose, uko yaba imeze kose, uko yaba iteye kose, twakiriye izo mbaraga. Praesifo la ya beni santo pre la ya skere bonia. Hari igihe uceceka wavuganye natwe mu rusengero, imbabura ntizumva iryo jwi. Twagerayo tugasanga ni kwa kundi, aho hatangira imbaraga, aho ucecetse ariho utanga imbaraga nyinshi. Mene saye fori ya grere menias. Shoboza umuntu w'imbere mwami, shoboza umuntu w'imbere gukomera, agere ku kigero rwose gikwiriye cyo kuba ari umuntu w'Imana. Hanyuma mwami turarindiriye, turindiriye icyo wagambiriye, turindiriye icyo wategetse, turindiriye icyo watuvuzeho. Letraye voriasa menias de fo enema plere de saye foria. Turambura ibiganza twese mbabwire, tugeze mu kanya ko gusoza amateraniro no gusenga. Hari ikintu ugomba kwakira muri uyu mugoroba. Cyambere ni inkomezi z'Imana. Twamaze kwakira amaraso ya Yesu n'imbaraga z'urupfu n'umuzuko, twakire n'imbaraga z'Imana zituma duhangana n'isi dutuyemo. Tuvuge ngo mwami Yesu. Twese tuvuge ngo mwami Yesu. Twongere ijwi tuvuge ngo mwami Yesu. Turagushimiye muri aya masengesho. Turagushimiye kuduhaye imbaraga zituma umuntu w'imbere abasha gutambuka mu gihe cyo guceceka kwawe mwami Yesu. Ariko nanone twakiriye igitangaza ukoze kugira ngo nubwo ntarashika mu cyo wavuganye nanjye, isi yongera imenye ko ndi kumwe nawe. Ndacakiriye.